Bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza cyane cyane abanyagicumbi mu murenge wa Kageyo. Aha turi ni mu kibaya kigabanya umurenge wa Kageyo n'umurenge wa Rukomo, hafi aho bita ku Karambo. Turi mu murima wa chia seed. Za chia seed mwumvaga zateje saga abantu bashwaniramo, biragaragara ko hari abakizihinga. Ikibazo cyaringira ngo cyari mu kuzohereza hanze, ariko abahinzi baracyazihinga. Ikifashe cyo n'urusogo, ntabwo ari chia seed. Urusogo abajya bumva ngo umusani nyajya aza kunsura yaje wese yisukuye. Urusogo rw'umutoto w'ubutoya rukimutemba amatama yombi, uwo ni Rugamba. Urusogo rw'umuteto w'ubutoya rukimutemba amatama yombi, nguru urusogo. Ubundi kera urusogo ruraribwa, ni uruboga mu zindi nuko zitangiye kugenda zicika. So uyu murima wa chia seed rero murabona ko harimo ibyiciro bitandukanye. Hari chia seed zikiri ntoya zitaratangira kuraba, hari zamaze kuraba zigahundura uburabyo bukamanuka. Burabyo ubundi zijya amababi ya chia seed wagira ngo ni umwenya, ariko mu kuraba chia seed zikagira indabyo z'ubururu. Izo ndabyo zimaze guhundura rero nibwo haba hatangiye ururabo rutangira kuma. Noneho ngira ngo aka niko baba bazavungura, kakavamo twa tuntu tumeze nk'utubuye bagira bakanywa mu mazi. Ndebe, aha mwabibonye. Yes, utu rero nitwo banywa mu mazi, tukabamo umuti mwiza, tuyungurura amaraso, tukagira, iyo dushyize mu mazi ahinduka ikintu kimeze nk'ururenda. None ukayanywa tugasukura mu mubiri, mu mara n'ibindi byinshi Dashimu yazabibabwira. Efe za chia seed mu mubiri, bivugwa ko n'utubuto tw'ipapayi dushobora kugira kuvura ibyo chia seed yakora mu mubiri. N'imbuto z'ipapayi za zindi twese tujugunya zabikora. Abantu ariko ushobora kutugwa mu mazi cyangwa se ukatumira udahekenye, kuko kuduhekenya turasharira. So rero ubwo twagira ngo tubereke ko nubwo chia seed yateje ibibazo byinshi, hari abatsimbaraye bayihinga. Umuhinzi wa hano nyine uyu murima ntabwo tubamusanze ngo tumubaze aho ayigurisha, ariko izi ni nkeya ku buryo yanazigurisha ku isoko rya hano mu karere ka Gicumbi n'i Kigali. Wenda ibigoye nizohezwa hanze mu mahanga. Mwabibonye noneho. Dore utwo bagurisha abantu banywa mu mazi ni utu ngutu. Ubu ni donc uruvuga ngo ubu iyi ni faze ya nyuma kare yamvunguye, n'umuhinzi azaza asarure. Nuko tuza kwibona zira zo zose zarumye, hari bari abantu bagiye kugera, zira zo hirya zo zose zarumye. Buriya nyir'umurima azaza asarure, agenda ahure cyangwa avungure. Uriya murima hakurya y'umugezi urabona zo zirarabye, ziracyari ntoya, ariko izo hakuno ku gihande cya uriya murima utoshye cyane uri ku ruhande rw'umurenge wa Rukomo, ariko hakuno mu murenge wa Kageyo ziriya zirumye, birazigeze isarura. So ubwo rero nyine ayo ni amakuru tuba tubahaye. Ariko urusogo urukera rwari uruboga rwose, rwari uruboga iyo rukiri rutoya, tandukanye na rwa runini rayifite. Urutoya utubuto ari icyatsi, iyo rumaze gukura rugenda ruba umukara, ubundi rugera rugashya, wagahekenya kakaba kameze kajya kumera nk'agakarishya cyangwa agaperi. Uru ni uruboga nuko zitagizezweho, ntabwo ku isoko zishobora kuboneka kubera ko ari nkeya. Nta n'umushinga uraboneka wazihinga ku buryo bugaragara, niyo mpamvu zisa naho zacitse. Ariko umuturage urufite munsi y'urugo nimumuza gusoroma agatekera abana, akarwanya imirire mibi. So rero ubu turi mu rugendo mu karere ka Gicumbi, tugiye muri paruwasi ya Shangasha. Ababaye mu Bushinwa bayita Shangshan. Tugiye Shangshan, aho bita Shangasha na Nyabishambi mu murenge wa Shangasha, aho tugiye mu misa y'umupadiri ubuhawe vuba. Benshi bakunda kubyita ngo ni misa y'umuganura. Ubwo nibyo tugiyemo, dusuhuza abanyagicumbi imirenge yose uko ari 21. Iyo dushobora turayinyuramo. Twaturutse Mutete twinjira Kageyo, n'ubu turacyari Kageyo. Mu kanya turinjira agace ka Mukarange,
n'agace ka Rukomo turagacaho, no mu Rukomo twahanyuze, hanyuma dukomeze mu murenge wa Shangasha. Za Bungwe ntabwo tuzigeramo, Bungwe ni Burera, Manyagiro ntabwo tugerayo, na Cyumba ntabwo tugerayo, ariko nibishoboka Nyamiyaga dushobora kuyinyuramo umwanya utwemereye, twagera no mu karere ka Gatsibo tugacanya Gihanga, tukagera bidushobokeye tugasura urutare rwa Ngarama, aho Ngarama na Saruhara barwaniye. Nibidushobokera umwanya n'utwemerera turaza kuba nabyo kubibagezaho. So turacyari kumwe rero, Meya wa Gicumbi, Vice Meya, mwese turabasuhuje, muri inshuti zacu, muri abacu. Yes, tugeze aho bita Rwasama. Rwasama murabona tugeze mu cyayi. Rwasama niho hava rwa rugarika rw'umweru, ni urugarika rujya kwererana ariko rutameze nk'uruva ku rugarika nyine. Abantu benshi bararuzi, ruba rufite ibara rijya kuba nk'ubururu, rihorana utuntu n'ibuye riba rifite, rihorana agafu iyo udasizeho verini, iyo ukozeho intoki zirandura, mu gihe urugarika rwo ku rugarika nyine rw'umweru rwo rutagombera gusigwa verini cyane. Twageze mu cyayi, imirima y'ibyayi, ariko cyane cyane ibyayi byo biramenyerewe ahantu henshi, gusa mu karere ka Gicumbi turaza kubereka amashusho y'ibyayi byo ku misozi, mountain tea. Ariko cyane cyane icyitwa inkuru nuko turi mu mirima irimo ibyayi byo ku misozi bidakenera amazi. Iyi ni gahunda ifite imbaraga mu karere ka Gicumbi. Dushimira abayobozi bacu, Emmanuel Nzabonimpa, Mutesi Parfait, Mbonyintwari Jean Marie Vianney na Kagenza Jean Marie Vianney uyobora umushinga wo Green Gicumbi. Iyi gahunda yo guhinga ibyayi ku misozi badusobanuriye batubwira ko iri no muri gahunda yo kurwanya isuri. Imisozi ya Gicumbi yambaye neza, murabona hari ibyayi, hari hano ku muhanda hari ibirayi, urabona imisozi yuzuye ibigori, ibindi ni amashyamba n'intoki nkeya n'amashyamba hano. So rero ubu tumaze kurenga umuhanda wa Rwasama, twinjiye tugana umuhanda ukomeza Duwane, aho tuza kugenda tukaza gusiga ujya Nyabishambi n'ukomeza ukagera za Bwisige, hanyuma tukagenda tujya kuri paruwase ya Shangasha. Turakomeza rero tugenda tubereka ibyiza bitatse Gicumbi itoshye, Gicumbi iri green, ntabwo ari amakabya nkuru. Biragaragara ko n'ubundi Gicumbi ari green, ni icyatsi kibisi ku misozi. Imisozi yayo irambaye kweri, ibigori, intoki, amashyamba, icyayi, mbese ni mu butengamare muri Gicumbi, amashyamba meza cyane. Dukomeza tugenda tubereka ibyiza bitatse Gicumbi, ariko ku misozi cyane cyane, ibyayi byo ku misozi cyane cyane ko bifata ubutaka. Iyi ni gahunda yaje nyuma y'uko babonaga kubera Gicumbi ari imisozi, amazi agaturuka ku musozi hejuru agakushumukana ubutaka akabujyana mu gishanga, ariko nibura iyo hariho ibyayi n'amashyamba, kubera ko ibyo byose bifata ubutaka, ni ibintu bitinda mu butaka bihahora, ntabwo ari nk'ibishyimbo yegerera amezi 3 cyangwa iyindi myaka. Icyayi kimara imyaka myinshi ku butaka, so kikabufata. Ni ibintu byo kwishimirwa cyane ku buryo ureba no hejuru y'umusozi ukabona abantu batangiye guterayo icyayi. Ubu mu kaboko kw'ibumoso iri antene iri mu mujyi wa Byumba, no musozi wa Buga, hanyuma niwo umanuka ukagera aho bita Rwasama, ariho twageze. Kugira ngo hano imbere yacu hari ahantu bashyira amatafari, ariko ntabwo bangiza ibidukikije cyane, kuko batwikisha imishyitsi aho amashyamba yasaruwe, cyangwa se aho Green Gicumbi yagiye iyavugurura. Kugira ngo ikigaragara nuko hano n'iriya ni mountain tea, hano bahabumbira amatafari, ariko inkwi bakoresha ni izi ngizi ziba zavuye mu mashyamba yasazuwe cyangwa se yasaruwe. Ariko ikigaragara aya ni ayasazuwe, amashyamba asazurwa niyo barimbura igishyitsi bakakivana muri nyina, kugira ngo bazabone uko bongera kuhatera ibindi. Ibi byose ni ibijyanye n'umushinga wa Green Gicumbi. Reba amatafari ukuntu apanze neza, wagira ngo
wagira ngo ni amakese yo kuri Bralirwa. Ari amatafari ukuntu baba bayapanze neza. Ibi byose ikigaragara ni uko imishyitsi kugira ngo gusa umuturage wabasha kucyasa ngo abashe kwigishyira mu ziko, ariko ikigaragara mu matanura hano aho babumbira amatafari bagatwika bakabona amatafari ahiye nk'uko mureba iriya tanura haziriye agace gatoya baratwitse itafari riza n'umutuku, rya tafari ryiza abantu abubatsi bakunda baba Premium Construction Group ikunda gukoresha. Ni itafari bita mpunyu, hano hari uruganda rwaryo ngera hafi imbere yayo. Yes. Mu kaboko k'ibumoso hari irya tanura ryatwikije rigashya amatafari agatukura, ryaragurishijwe ryenda kurangira, ariko hari imbere yanjye hari amatafari akiri mabisi ataratwikwa, kugira ngo niyo bita imishinga muri tekinike z'ababumbyi. Iriya niyo bita imishinga iyo bitaratwikwa, byitwa imishinga mu babumbyi, ari ababumbyi b'amatafari, ababumbyi b'inkono, ababumbyi b'ibibindi. Mbere y'uko bitwikwa biba byitwa imishinga, ariko bipanga neza nabyo murabibona ko nabyo bifitemo akantu ka esthetique. Imisozi hano rwose imeze neza cyane, niba hasi tubona icyayi, tubona aho babumbira amatafari, imisozi tukayibonaho amashyamba, tukayibonaho icyayi cyo ku misozi n'intoki. Ni ibintu byiza cyane. Gicumbi iratoshye uko bigaragara, ntabwo ari amakabya nkuru, ntabwo ari izindi mbarirano, kugira ngo murabibona ko twayigezemo. Akayaga abantu tugeze muri Mountain Tea nyirizina. Iki ni icyayi kiri ku musozi hejuru, turi muri centre ya Kajyanjari muri paruwasi ya Shangasha, twarenze Nyabishambi mu birima bya wa musaza ukunda kuvuga amazina cyane. Iki cyayi rero kiri ku musozi hejuru neza, murabona ko hakurya iriya misozi yitwa ngo iki? Iriya yo hakurya yitwa ngo iki? Ni muri murenge hariya Bwisigi, ari mu wa Mukarange. Okay. Icyayi rero cyo kiri ku musozi hejuru neza aho umusozi urangirira. Amazi yigenera hafi kandi urabona ko gifashe ubutaka bwa hano, uburyo bwashoboraga kuba amazi yatwara noneho akaba yanasenyera abantu bari munsi y'umusozi. Icyayi nta mazi gikenera, kiri ku muhanda neza muri centre ya Kajyanjari, nk'uko mubireba gikikijwe n'amazu, kandi murabizi ko mu gishanga ntawe uhubaka. Hano turi ku musozi hejuru, murabona ugakomeza ugana kuri paruwasi ya Shangasha. Icyayi kiri ku muhanda hejuru, ntabwo kiri mu gishanga. Birakoreka, birashoboka mu karere ka Gicumbi birashoboka, ariko n'ahandi hose bashobora gutangira guhinga iki cyayi cyo ku misozi. So ni ikaze rero Green Gicumbi, mwarakoze cyane Mountain Tea. Nasoromaho ariko wafata utuzi sisi ni kwangiza. Ahangaha biragaragara ahantu hashashe gutya kandi hejuru. Bisa naho bakozemo isuku. Ntabwo uri kubona ko wasaba nk'abakubuyemo ra? Oya, ahubwo abo banyeshuri barijyamo cyane.
nk'uko twabibabwiye duturuka mu nzira zose tuva i Kigali tugera Cyamutara, tugera Gaseke, tugera Rwafandi, tugera Mukomo, turamanuka Rwasama, twagiye tubabwira mwabonye tujya mu mirima ya Chasidi, tujya mu byayi byo ku misozi, ariko icyari kigendereye mu rugendo rwacu ni kuza muri iyi santrali iganisha kuba paruwasi ya Shangasha muri diyoseze ya Byumba, aho hari umupadiri Oscar Kwizera wahawe ubupadiri muri ino minsi, tuje no gushengerera umupadiri Charles Hakorimana ubaye aragijwe ubu bwatsi bwa Kiliziya Gatolika. Ni ahantu heza cyane, akayaga keza, ishyamba, mwabonye dutembera ishyamba ririmo n'ibigega by'amazi, abakristu benshi Kiliziya yakubise iruzura. Twahageze dutinze gatoya kubona aho umuntu yicara byari ikibazo cyo gukora parikingi yo yari ihari bisanzwe, ko ni ikibuga kigari, ariko bigaragara ko abantu benshi bari bitabiriye. Hari abitabiriye fizikoma bahageze, hari n'abitabiriye spirituellement bari mu bindi bice. Ikigaragara cyo nuko abantu benshi nk'uko nabonye Oscar, Padiri Oscar arisobanura, yagiye ahagurutsa abantu benshi baziranye, ariko nagiye numvamo amazina y'abantu bavuye mu maparuwasi atandukanye, harimo abo muri paruwasi ya Kinihira, abo muri Bungwe, abo muri Nyagatare, ab'ibyumba, n'abo muri diyoseze ya Kabgayi. Ikigaragara cyo ni ikintu cya abantu bitabiriye cyane ku buryo kubona umuntu wicara mu kintu imbere bitari byoroshye. Imodoka nyinshi, amamoto menshi, abaturage benshi bambaye neza, bigaragara ko rwose uyu muhango witabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose. Twabonye Ecole Notre Dame du Bon Conseil yatabagwe, ubwo n'ishami rya sociale, imodoka minibisi yazanye abaturutse Nyagatare nabo twayibonye. Ni igikorwa cyatangijwe n'umuhango wa misa yatangiye saa 5, ubu tuvugana bigeze saa 8. Nubwo misa yarangiye ariko haracyarimo ibiganiro byigamije cyane gushima, aho Oscar ashima abo bakoranye stage, abamweretse inzira, abo biganye, abo bakoranye ibizamini. Mbese namwe murabyumva, imyaka 9 mu seminari nkuru ni inzira ndende, buri wese aba agomba kubanza kwitura. Benshi baba barafashije muri urwo rugendo. Tubonye akanya turaza kuvugana na bamwe mu bapadiri baje muri uno muhango, ariko bitadushobokeye tuzakorana nabo undi munsi, kubera ko umunsi uciye ikibu. Ariko twashaka kubabwira ko urugendo watuzinduye bagomba kurangirira hano. Tugiye gutangira gusubira i Kigali, twongereye inzira twaciye, dushima akarere ka Gicumbi ko imihanda ni myiza, ibiraro bikoze neza, bibakomerezaho. Ariko icyo twabonye kuri ano mashuri groupe scolaire Shangasha, inzu ya mwarimu irasa n'inzu itabamo abantu, iragenda isenyuka. Urabona igikoni cyayo ntigikinze, toilette yo hanze ntikinze, biragaragara ko isa n'itabamo abantu. Nibaza ko umurenge n'akarere, ntabwo ari Gicumbi yonyine, mu turere twinshi izi nzu zafashwe nabi, si ukubeshya, kuko hari aho nageze mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo nsanga ifite urugi rubamo abantu 2. Hari aho nageze mu murenge wa Mukindo mu karere ka Gisagara, aho iyo nzu yakoreshwaga nk'iyakira impunzi z'abarundi mu mwaka wa 2015. Hano mu karere ka Gicumbi ugeze kuri apeke Inyange hariya mu mujyi rwagati, inzu ntibamo abantu. Izi nzu rero uko muzireba hafi buri murenge ugiye ugira inzu. Hari n'imirenge ifite 2, nka Nyarugunga mbona hari inzu 2, n'umurenge wa Ndera ufite 2, iya Cyaruzinge n'iyijurwe. Umurenge wa Bumbogo nawo ufite 2. Hari nyinshi zigiye zigira inzu 2, ariko ikibazo no kumenya ngo ese koko zirakoreshwa. Iyi ni inzu yakozwe, iyi ni inzu zubatswe ku nkunga ya UNICEF cyangwa UNESCO. Inzu ihagaze $45,000,000, igizwe n'ibyumba 8, harimo 4 by'ab'igitsina gabo na 4 by'igitsina gore. Yagomba kujyamo abantu akenshi bibana, ingaragu cyangwa se atabana n'abagore n'abagabo. Ariko icyagaragaye mu mikorere y'izi nzu nyinshi zagiye zikorwa, nta bikoni zabaga zifite, cyangwa se zigashyirwa ahantu abarimu bafite ubundi bushobozi bwo gutaha iwabo
donc nta planification yabaye, abantu umurenge ukakira inzu gusa ariko utazi neza koko niba iyo nzu izagira abayibamo. Iyo mbivuze gutya mvuze imirenge itagera muri 5 mu mirenge 413 igize igihugu cy'u Rwanda, ni henshi ushobora gusanga, ni hakeya uzasanga izi nzu zikoreshwa neza kandi zatwaye amafaranga, buryo iyi nzu yabaga ihagaze nibura miliyoni 45. Kumva ko miliyoni 45 kuva 2010 na kangahe inzu ikaba yicaye nta kintu imariye communauté, abantu bakabaye bicara ari akarere ari umurenge bakaba babasha kumenya ngo niki twakoresha iyi nzu niba bidashoboka, ese niba muri uwo amashuri ari aho hafi abarimu baho bafite aho bataha b'abaseribateri, ese ntibayiha n'ufite urugo. Ni ikintu kigomba kwitabwaho, n'abandi bicekinge imirenge yose izi nzu zigomba na Mineduc ibyumve, izi nzu zigomba kongera zigasubirwamo bakareba imikoreshereze yazo cyangwa bakazihindurira inshingano niba koko icyo zashyiriweho kitari gukorwa neza. Amakosa yagiye aba nibura yegereye ishuri, ariko hari nk'iyo navuze mu murenge wa Ndera ya Cyaruzinge iri ahantu hatari ishuri, iyo ntabwo yabona abayituramo. Iri hagati y'ishuri rya Gasogi n'irya Ndera byose ni mu birometero bingahe, iyo nta muntu wabamo. Hari izindi dushima, indi mirenge za Muyumbu ziba zifite izi nzu zifite abantu bazituyemo, ariko ikigaragara cyo noneho niba gusenyuka n'ibintu ndetse yatanze amafaranga ntabwo ari zaza gusana. Iyi ngiyi twabonye ko yagiye isenyuka, fondasiyo irimo iratemba, niba habamo umuntu ntabwo tubizi, ikigaragara nta marida arimo, irajya kumera nka ya yindi y'urutunga. Byose tuzajya tubibagaragariza dushima iyo twabonye Gasangi igikoni kizima kandi habamo abantu. Ni ukuvuga ngo izi nzu zatwaye amafaranga kandi yari inkunga yahawe igihugu, byakabaye bikorwa iyi nzu mu myaka 2 cyangwa 3 buri murenge irimo, ikipe akagaragaza ngo iyi nzu ibyazwa umusaruro kuri ubu buryo, yaba na materineri yaba na ECD, niba idatuwemo igomba kugira ikindi ikoreshwa kuko miliyoni 45 ntabwo ari amafaranga make cyane.